Pastor Jerome, umushumba wacu, umunyangamukuru w'uno murimo muri Zion Temple. Dutewe iteka duhawe umugisha ukomeye mushumba kubakira hano. Pastor Jerome ni umushumba wa Zion Temple yamusanze, ariko by'umwihariko nkuko nari yabateguje ni umunyamabanga mukuru, ni secrétaire général wa Authentic Word Ministries. Niwe munyamabanga mukuru wacu. Mushumba ndabizi ko mugira akazi kenshi, ariko dutewe iteka mu mitima yacu dushimiye Imana kumva turi paruwasi ya mbere yo mu ntara asoye. Imana ishimwe cyane. Mushumba, Intarama tugira amavuta yo gufata vuba, dusinyira umugisha wa mbere, dusinyira ibya mbere bikiri fresh. Imana ishimwe. Nakagugu naho nuko nyango haciye ubundi yari bwa mbere yo kubanzana Intarama. Imana ishimwe cyane. Mushimwe Imana bamugisha, dusenga Imana hanyuma tubakire muduhe ibyo Imana yabakize ku mutima. Uwiteka Imana yo kwizerwa, ikintu cy'umero cyiza cy'umugisha waduhaye, twumvise imirimo wakoze, turacyumva n'iyindi, no mu ijambo ryawe imitima iracyafite inyota. Dukeneye guhazwa nawe, dukeneye gusenya ukarimbura ugakuraho, dukeneye gutera imbuto mu buzima bwawe ugiye kumva. Umukozi wa umugisha mu izina rya Yesu. Amavuta yawe n'imbaraga zawe no gushyirwa be kuri we, kugira ngo icyo Yesu wakoreye ku musaraba ukitumenyesha nanone ubimenyeshejemo mu izina rya Yesu, kugira ngo umunyabyaha akizwe, uremereye aruhuke, utabonabona, ushonje ahaze. Turagushimiye Mana kandi turabyakiriye mu izina rya Kristo umwana w'Imana, amen. Karibu Pastor, Imana ibahe umugisha. Urakoze. Kumwe n'umufasha wanjye Pastor Esther, reka musabe ahagurukiye adusuhuzeho gatoya, gira icyo uvuga gito kiri ku mutima wawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turanezerewe muri iki gitondo cy'uyu munsi, gitondo cy'umugisha Uwiteka turemeye kugira ngo tucishimiremo kandi tukinezerererwemo. N'ubuntu bugeretse ku bundi kuba imbere y'amaso y'Imana. Hariho ababyifuje batashoboye kubigeraho, hari abamaze kugera hacecekerwa, hari abarwaye, hari abafite izindi mpamvu zitandukanye zitabemereye kuza guterana muri iki gitondo. Ariko jye nawe twagiriwe ubuntu butangaje kuba imbere y'amaso y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Twishimiye ubutumire bwanyu, twishimiye Imana kubw'umushumba na madamu ndetse n'abandi bakozi b'Imana bose mukorana, mwashoboye kuduha ikaze. Imana ibaheze umugisha kandi bagirire neza. Nishimiye kongera kubona Rosette n'umutware we ndetse na mwene data hariya wari ugiye kuzamura ikiganza kizamure. Twabanye neza i Musanze, batubereye umugisha, batubereye amaboko, batubereye abajyanama, batubereye byose ibyo twabifuzagaho byose. Nk'abakozi b'Imana nta deni nta mwenda basize i Musanze. Twanejejwe rero no kubasanga hano mushumba. Ni ukuri n'abakozi b'Imana kandi nawe yatangiye kubitubwira nubwo atabintumye, ariko yatubwiye ati n'abakozi b'Imana badasanzwe. Wenda ntarabibabwira ariko ngewe ako kantu yakatubwiye, nimba ari ibanga amenye nyine nuko bimeze, ariko mumenye ko ari uko umutima w'umushumba umeze kuri mwebwe. N'abandi mwese mvuzaba kuko ari bonzi, ariko yatubwiye ubuhamya mu ncamake bw'itorero rya Ntarama, Zion Temple ya Ntarama, ko afite abantu b'agaciro, afite abantu badasanzwe. Umushumba wanyu arabakunda, reka mbivuge ntiyandumye, ariko arabakunda kandi murabizerwa kuri we. Sindi butinde, nkunda Yesu kuko yangiriye neza, yampaye amahoro yo mu mutima kandi naramubonye. Uriya mubyeyi yahoze avuga, ngewe uhagaze aha Imana yankije kanseri. Narwaye kanseri irayinkiza, narwaye diabete irayinkiza, narwaye umutima irawunkiza. Hari igihe kimwe cyageze hafi kunkuramo impyiko, ariko umuganga wavuze ko imeze nabi bagomba kuyikuramo bakayisimbura. Niwe nasubiyeho ambwira ko impyiko yanjye imeze nk'iy'umwana w'uruhinja. Haleluya. Imana mvuga narayibonye, irakora, iriho. Ubyumve ko iriho, ikora imirimo n'ibitangaza, kandi icyo nyikundira ikora ibyananiranye.
ibyo abaganga bananiwe, ibyo abantu bananiwe, ibyo abantu badashoboye, yo irabishoboye. Haleluya! Reka tuyigumeho, tuyikurikire, kuko ni Imana itangaje. Ngiye kuvuga iby'Imana narondogora, ngira ubuhamya bwinshi kandi bwinshi, ariko nuko gusa mbabwiye ko Imana nayibonye. Simba nkiriho iyo zitaba imbabazi z'Imana, iyo zitaba imbaraga z'Imana. Yego ndi umukecuru nk'uko bigaragara, ariko si cyane. Ntariko ntiwamenya ko wenda mvuze imyaka mfite na papa hano, ntabwo mwashobora wenda kubyumva. Uko duhagaze aha dufite umwuzukuru, n'abandi nuko ari abanyamugi bakagombye kuba wenda batatu nabo bandi bubatse, ariko kubera ko ari abanyamugi bategereje imyaka 30, ari abajene bashaka kubanza kugwiza amafaranga n'ubutunzi, nabo ni abasaza n'inkumi. Ariko nuko basengera, niko isi turimo umugi cyangwa se isi turimo ya none, icyerekezo cyayo nk'aba.com bavuga ati ndabanza shaka inzu, shaka imodoka, nshaka. Ariko twebwe mu gihe cyacu, iyo wabonaga ufite ingaho ku ruhande n'umurima, washimaga Imana. Niyo mpamvu kuri iyi myaka mfite umwuzukuru. Imana rero ibagiriye neza, tuzarushaho kumenyana, twabakunze. Twasanze muri mu nyubako zo gukorera Imana. Nzashaka umukozi w'Imana hariya nkingi, sinshaka ko mu ntanga cyangwa mu ncura kuri uyu mugisha, nanjye ngomba gushaka ibuye ryanjye. Imana rero ibahe umugisha kandi bagiriye neza. Nongere mvuge ngo turabakunda, turi bene data, turi hafi hano yanyu. Nimugera hano hepfo Kicukiro natwe muzadusure, tuzishima. Imana ibahe umugisha. Arakoze uvuga butumwa. Kenshi iyo twajyanye banifuza kuvuga mbere ye. Ya turi kumwe na papa na Kreti, ni umukozi w'Imana umwizerwa, tumaranye igihe kinini mu rugendo. Muwe mikrofone nawe dusuhuze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Turashima Imana ko twageze muri iyi nzu yayo, tukaba twasanzemwo abantu beza, abantu badukunze natwe twakunze. Tukaba twasanze muri mu murimo mwiza kandi twishimira. Abakozi b'Imana dufite urugendo twagendanye rurerure. Nabonye papa hano tuziranye mu Gatenga, Imana iguhe umugisha cyane. Hari n'abandi twagiye turamukanya aha ngaha. Mu by'ukuri turashima Imana kuba twageze hano Intarama. Mushumba tubwiye amateka ya hano y'iyi nzu yanyu. N'urugendo ni struggle, ariko nuko bimera. Iyo wahamagawe nuko ubikora kandi ukabikora neza kandi wizeye. Turashima Imana rero ku gikorwa cyiza twumvise murimo. Mu by'ukuri abashumba Alex arabizi, Musanze nabanye nabo tugenda mu rugendo rumeze nk'uru murimwo. Urugendo nk'uru, ubushyuhe twabubayemo, ariko tuza kubuvamo kubera kwizera. Namwe rero mwizera Imana kandi izabashoboza, kandi Imana mwizera ntabwo izabakoza isoni. Rero nanjye nk'umuntu waje kubasura kandi nkabishimira, nanjye mukanyishimira, nanjye mfite umusanzu wanjye nzatanga kubw'umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Kontakte za pasiteri cyangwa za Alex ndazibonye, na secrétaire général azazimpa birenzeho, kandi tuzakora uko bishoboye natwe uko Imana izadushoboza. Imana ibagiriye neza kandi ibahe umugisha. Amen. Reka dukomere Imana amashyi kubw'abakozi b'Imana. Dushima Imana kuba hano. Iyi ni sorti ya kabiri dukoze kuva batwise baduhaye inshingano z'umwanditsi mukuru wa Zion Temple. Imwe yateguwe mu buryo buri official, iyi ngiyi yaje kubera impamvu z'ubushuti. Ariko dushimiye Imana kubw'urukundo mushumba yatweretse.
kandi twari dufite impamvu kuko twari dufite amakuru meza twifuza kuza kubana namwe uyu munsi. Turashimira Imana kubw'inzozi murimo, ni inzozi nziza kandi ziri realistic, ni ukuvuga ngo zishoboka, ni intambwe igaragara umuntu yateramo ikirenge. Mu izina rero ry'ubuyobozi, mu izina ryanjye, iki gikorwa tugifite ku mutima. Ubusanzwe ndi umushumba, imirimo abashumba baba barimo bakora ndayumva cyane, kurya yavuga ngo yumva bari abana, nanjye niko numva abashumba. Ubwo rero tugiye gutegura neza participation yacu, tuzayibagezaho igikorwa gitangira, tuzayibagezaho. Dushobora kudategereza icyo gihe kizatangira kuko turi muri periode yo gukusanya, ariko tuzagikora vuba. Ndashimira Imana nanone kubw'uyu munsi. Turi mu kwezi kwa 10, ubundi ku kwezi muri Zion Temple yose ku isi, kuno kwezi ni ukwezi ko gushimira abashumba. Ni umunsi wo gushimira abashumba, appreciation pastors. Twaganiriye nawe gatoya dubuhamya parcours, urugendo rw'iri torero. Iyo bitaba umuhamagaro, iyo bitaba Imana imutuma, iyo bitaba ubwitange n'ubufatanye na madame, iri torero ntabwo ryari kuba rihari. Mwese murahari kubera yuko hari uw'Imana yahaye uwo muhamagaro, yemera iyo sacrifice, ubuzima bwo gutanga ubuzima bwe uretse ibyo Yesu yakoze. Haleluya. Icya kabiri ni ubuzima bw'abashumba, kugira ngo bagire umutima wagutse, buri wese aze ashobore gukwirwamo. Muzajyemo musengera. Ikinezeza umushumba gusuma ibindi byose ni ukubona murimo mukizwa neza, mutera intambwe, mushaka Imana, mufite ubuhamya, murimo muzana abandi kuri Kristo. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, iyo mumwereka ko musanga iyi mutwaro, niba turimo twubaka tukubaka, niba dukora n'ibindi bikorwa byose, ibyo muzajye mubikora mutyo. Iyo dutanga kimwe mu 10, umushumba wanyu ngira ngo nageze muri ofisi ye, ntabwo ninjiye muri ofisi ariko nageze ahantu akorera, kandi namuzi, duhura mu nama zitandukanye. Ni byiza kuko hamwe n'iyo mirimo yose n'amajoro ataha, hari igihe muhamagara akambwira ati ndi mu modoka nta, ariko n'ubundi akagira umutwaro w'umurimo w'Imana afatikanije na madamu. Nyamuneka icyo mbasaba cya mbere ni uko mumunkundira. Ibyo muzabikora, niba muzabikora muzamura ikiganza uvuge ngo umushumba turagukunda, we love you, turagukunda, uri impano. Muzategure, nabaze mbabwira n'ubwo wazana agakaramu keza. Abapastori bacu bakera bagira agakaramu bashira hangaha, ariko nawe naza gusinya kuri recommandation ikohereza, azakoresha ku gakaramu keza, uvuge ati kariya gakaramu nijya bakaguze. Nubwo wamuzanira mushwari, ariko gira umwanya wo gutekereza kugira ngo tuzafate umunsi umwe mu cyumweru kimwe dushimire umushumba wacu kubw'imirimo arimo akora. Imana iguhe umugisha. Reka bamaze kudusengera kandi igihe cyacu kiratwereka ko tugomba kwihuta. Reka dusabe ijambo ry'Imana uyu munsi. Turi mu gitabo cya Yoweri igice cya 2 murongo 25 kugeza kuri 27. Turaza kongera gusoma mu gitabo cya Samuel wa mbere igice cya mbere murongo wa 5 n'umurongo wa 20. Iyo niyo mirongo yonyine gusa tuza gusoma, hanyuma dusangira ijambo ry'Imana.
Yoweri 2:25. Bibiliya tubwira ngo nzabashumbusha imyaka inzige zariye niyariwe n'uburima n'ubuzukira n'akagungu na zangabo zanjye zikomeye nabateje, kandi muzarya muhage muhimbaza izina ry'Uwiteka Imana yanyu kuko yabakoreye ibitangaza, kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Muzamenye yuko ndi mu Bisiraheli kandi yuko ari jye Uwiteka Imana yanyu, nta yindi baho. Ni ukuri ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Amen. Haleluya. Samweli wa mbere igice cya 2 umurongo wa 5 n'umurongo wa 20. Abari abakungu baraca inshuro, kandi abari abashonji baradamaraye, ndetse uwari ingumba yabyaye 7, kandi wabyaye benshi aracebye. 20. Kandi Eli asabira umugisha Elukana n'umugore we ati, Uwiteka akugwirize urubyaro kuri uyu mugore, akwiture uwo watuye Uwiteka, kuko nuko basubira iwabo. Amen. Mana uhe umugisha ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mushumba yabivuze neza, turi mu mwaka wo kwihuta tugana ku ntego. Byaba ari akaga kutamenya iyo uvuye. Ubundi kugira ngo umuvuduko wiyongere nuko ugomba kubanza guhagarara gato ugapozinga, kugira ngo utekereze aho uvuye. Niba dufite umwaka w'intego ivuga ngo ihute ugana ku ntego, kandi uyu mwaka ukaba ugizwe n'ibihembwe 4, ubu tugeze mu gihembwe cya 4. Icyambere kwari uguhishurirwa, kuko iyo uhishuriwe ndetse utabwiwe wowe ubwawe ugahishurirwa, biguha precision, biguha ubushizi bw'amanga, birema muri wewe icyizere. Igihembwe cya 2 cyari cyo gutumbira ibizaza, kuko twabihishuriwe. Igihembwe cya 3 noneho ntabwo ari ugutumbira, ni ugukandagiza ibirenge byacu aho Imana yatugeneye. Aricyo kikingi turangije. Ni ukuvuga ngo iyo uri mu rugendo ugomba kugira igihe cyose cyo guhagarara aho Imana yaguteguriye. Haleluya. Haleluya. None tugeze mu gihembwe cyo gusarura. Yabivuzeho kuko ntawe usarura atarabibye. Byo ntibishoboka. Yigeze ambwira akantu, ndavuga ati nimbona madamu we yari atarahagera ndaza kumushimira, uri intwari mama. Ambwira akantu ngo igihe kimwe bari babyaye akora engagement yo gukodesha sale y'500, nta wundi muntu bahagararanye, arayatanga ukwezi kwa mbere kwa 2, imishinga yatekerezaga ntiyakunda. Ya minsi irarangira, abandi baraza baramugura. Humura mushumba, igihe cyo gushumbushwa cyageze. Dufite insanganyamatsiko ivuga ngo gushumbushwa ibyo twanyazwe. Niko kwezi ni kino cyumweru, ni cyumweru cyo gushumbushwa ibyo wanyazwe. Niba hari icyo wanyazwe, niba hari icyo watakaje, ndagira ngo ubwire ngo kino cyumweru nuba maso urahabwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Aba bana bacu bari hano imbere, Nkingi na Rosette, bakoze umurimo w'Imana mu buryo butangaje Musanze, ariko ubuhamya bafite ntibarabubaha cyangwa baratangiye kubaha. Ariko nanjye ndashaka kongera kujya iwabo, mu rugo iwabo bubatse inzu y'ibitangaza, badakora bose, ariko Imana yemwe akagira Imana. Uyu munsi naje gusura itorero rya Ntarama, kandi abo twazanye sinzi ko bari bunyemerere, ariko nzaza
niba zarara sinzi uko bizagenda, ariko hari ibyo bakoze. Yo haleluya! Hari ibyo bagize bate bakoze. Nta muntu ushobora gushumbushwa ntaco yatakaje. Byashobokara gushumbushwa, birumvikana. Nuko ngo hashumbushwa umuntu wari ufite ikintu cy'agaciro, hanyuma cya kintu cy'agaciro akagitakaza, agasigara ababaye kubera kuko atakigifite. Hanyuma abandi bantu bakamureba bakamugirira impuhwe, bagashaka kumuhumuriza kugira ngo bamurebe umutima. Imana yacu yo irabizi cyane. Yo haleluya! Niba waracuruje ugahomba, ukababajwe nuko wacuruje ntibigende, Imana irimo irabireba. Niba warize ukaba wararangije amasomo, ukaba wicaye utarabona akazi, Imana ntabwo ibihishwe. We kumera nka wundi uvuga ngo jewe Imana ngo ibyanjye ibyitayeho. Icyumweru cyo gushumbushwa cyaje kandi cyageze. Bamaso kugira ngo wakire mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Tugira dutya, hari Imana ireba. Mu ijuru hari Imana. Mu ijuru hari Imana. Abantu benshi bafite ibyo bagenda batakaza. Ibyo ducemo, uravuga ati iyo mbimenya, cyangwa se ukavuga ati iyo bitaba iyi mpamvu none bageze kuri. Ariko nyamara Imana irabizi kuko hari aho wagomba kuwugeze. Imana yiteguye kuza kugufata ukuboko, iraza kugusimbutsa amaesikariye. Haleluya! Ikibazo cy'amatorero yo mu mujyi bajya bifata cyane. Kandi hano si mumugira, munyemere dukomere Imana yacu, mumfashe. Imana yacu irahambaye, mu ijuru no mu isi mu bwe, mu mbaraga mu rukundo. Imana irahambaye. Imana yacu irahambaye, mu ijuru no mu isi mu bwe, mu mbaraga mu rukundo. Imana irahambaye. Haleluya! Haleluya! Ushobora kuba urwaye warivuje bikanga. Uyu munsi nufata icyemezo, ibintu birahinduka. Umubyeyi wabwiye ko yakize kansa. Umunsi twasubiragayo, umunsi wa mbere twaragiye ndeba ukuntu bamubaze. Tujya gusubirayo, parika imodoka ndamubaza ati tubanze twumvikana, kuko nanabisengeye kandi nizeye. Mbwiza ukuri, nusanga uri muzima biragenda bite? Nikutekereza niba ubaye muzima bizagenda bite? Ariko umunsi bamubagaga, barimo bamubaga, naravuze ati Imana, uyu mumama azongera abyina igisirimba. Kuko abaganga saba. Kuko nibwo bwa mbere nari mbibonye. Noneho ninjira muri salle d'ope, ndabirebesha amaso yawe. Nubu iyo byibutse umutima wanjye urikanga. Saba. Ariko uzi gufata icyuma cy'urwembe ugakata umubiri w'umuntu, none ugakata ibere. Ariko Imana igira amaboko. Ubu ngubu yadusizemo hariya, araza ati ngiye guhimbaza. Sinzi niba yabonye umwanya. Yabyinye? Buriya agiye yabyina, nibuka wa munsi. None ndamubaza ati ariko se mbwiza ukuri bizagenda bite? Arambwira ati nzakora ibintu bibiri. Ariko menya n'icya gatatu kirimo ndakivuga. Yesu ashimwe cyane. Icyambere arambwira ati nzakorera Imana. Icya kabiri nzarera abana banjye. Icya gatatu zongera nambare iribaya mberwe. Ntiyaracambara imye. Imana yiteguye gusubiza abantu rero barimo batekereza batyo. Ese nanjye nabona akazi, mbonye akazi byagenda bite?
ese iyi ndwara yakira ninkira bizagenda bite? Mu bitekerezo byawe hari ubwo ubona ko bidashoboka, ariko nakubwira ngo muri mind y'Imana, muri plan yayo, muri kino cyumweru ni ukugira ngo igira aho ikuvana ikugeze ahandi. Yo, haleluya! Nzabashumbusha imyaka. Ahangaha iyo bavuga imyaka, kuko imyaka ni inyito rusange, niko mu Kinyarwanda babyita inyito rusange. Ni ukuvuga ngo ni ibintu, ni impuzanyito. Harya sibyo ra? Impuzanyito ni ijambo rimwe risobanura ibintu byinshi. Ubundi imyaka niyo mu murima, kandi turiya dusimba turya imyaka yo mu murima. Inzigiye ziteye hambere narazibonye zituruka iburasirazuba, zagera ahantu imisozi ikuma. Ariko hanga bavuga imyaka ushobora kuba waratakaje, ushobora kuba warugejeje igihe cyo kubaka, hanyuma ukabona igihe kirimo kirakurenga. Imana irashaka kongera kukugarura. Ushobora kuba wenda warugeze aha Ana, umukobwa w'igikundiro mwiza, wakundwa akajwe n'umugabo, ariko Imana ni atari. Ingwe Imana ifunga indayi. Ushobora kuburakariye Imana, ariko we kurakarira Imana ujye wibwira ngo Mana ndi imbere ya ungenze uko ushaka, ndacyategereje, gira icyo ukora ku buzima bwanjye. Imyaka yariwe n'akagungu n'uburima n'inzige n'ubuzukira. Ayo namoko y'abadayimoni nizambaraga bavuga ati amazi ashushe yamanukagaho. Nta kindi wari ubizi neza, wakoze diagnostike yawe. Niyo mpamvu wabwiye muganga ati muganga ibyo uri muvuga sibyo, kandi ibyo nagusobanura ntiwabyumva. Umenye ko hari izindi mbaraga zeyura zambaraga z'umwijima. Yo, haleluya! Kandi izo mbaraga kuzimenya ko zituye muri twebwe nizo zihindura ibihe n'amateka. Wakoze gushima, kandi ukomere umubyeyi amashi. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Imana uyu munsi irahari. Imana yaje kugira ngo idushumbushe iyo minsi, icyo gihombo. Imyaka yariwe na COVID, data aragira ngo yongere yihembure. Ushobora kuba umaze imyaka nta rubyaro nka Ana, ariko uyu munsi batubwiye umubyeyi wabyaye nyuma y'imyaka 4. Ndabyibuka umunsi umwe nagiye kugama hariya muri Kigali imvura, ngeze mu rugo rw'umuntu usanga ari abantu nzi, baranyakira, barangije barambaza ati ariko se waturusha nimero y'umukozi w'Imana runaka, murayishakira iki? Arambye ati mbona maze imyaka 16 ntabyara, narivuje hose biranga, ndetse n'abakozi b'Imana baransengeye, ariko hasigaye runaka, kuko ubu amakuru mfite nuko ari umukozi w'Imana udasanzwe. Hamwe ati ndayifite ndayiguha. Imvura igiye hejuru nk'umukozi w'Imana, burya iyo tugeze ahantu twumva twahasiga umugisha. Hanyuma mfata umwanya wo gusenga, ndavuga ati meke dusenge, imvura irahise nagiye. Ndahumiriza, ngihumiriza mbona wa mugore arahindutse. Mbona abaye nk'umugore utwite, kuko umugore yatwite hari impinduka ziba kuri we. Niba yari igikara abinzobe, niba yari inzobe abigikara, niba yari mutoya arabyimbagana agahinduka, kuko hari biba bipfa muri we kugira ngo atange ubundi buzima ku bandi, sibyo ra? Mbona arahindutse, ndahumura ngo mpumure, mbona aracameze kwa kundi. Ibi ni ibiki? Ariko kubera ko twarimo dusenga, mpita nongera guhumiza, ndongera ndasenga, Mana uyu mumama umugirire neza, n'ururugo banyugamishije ubiteho. Mbona noneho arakikiye umwana w'umuhungu, ndongera guhumura, asanga aracyameze kwa kundi. Menya ko Imana irimo kunyereka ibigiye kuba.
nyuma y'ayo marira yo kwitwa amazina menshi ndangije guhumura namubwira ati madamu nimero ya mukozi w'Imana ngiye ariko dore iby'Imana inyeretse umwaka utaha igihe nk'iki ngiki uzaba ubyaye ucikiye umwana w'umuhungu mubwira ibyo nahishuriwe arabyizera mugenzi we wari wicaye ku ruhande twari tuziranye twakuranye arapinga arabipinga pe ariko ntiyabingaragariza ndenze asigara abwira mugenzi we arambwira ati uriya turaziranye twabyinyanye muri jamiya ntabwo muyizi mu basikuti rero ntakubeshe reka nkubwire imbuto yo kwizera nuyakira ni yawe bwite iruhande hari undi uzashaka kuyirandura ariko ujye umubwira ngo wakerewe jye namaze kwizera nakiriye icy'Imana yambwiye. Haleluya. muri iteraniro akira it is yourself nta wundi ni wewe bwite we bukibuka ngurebe kuri mugenzi wawe nyuma y'amezi 3 wa muryango ugira ibyago baza kudusaba sale y'urusengero ngo bakoreme imihango yo gusoza ikiriyo bari bapfushije umuntu w'umusaza babagore bombi duhurirayo ninjye wari uyoboye amasengesho wa mumama yaraturutse kure ntabwo yaraturutse hafi mwe bapingaga ngo turangize mbona araje ajya gupfuka amatesi bigenze bitarambye ati mbabarira mukozi w'Imana cyagihe ibyo bavuze nta na kimwe nigeze nemera none nyuma y'amezi 3 mukeba wanjye yambwiye ngo yarasanye ubaratwite izere. Haleluya. Reka nkubwire Imana yacu niyo kwize ibihe byo ntishobora kudukoza. Pastor Olivier iyatangiye uyu murimo niyo kwizerwa no kuwukora izawukora kandi izawukora kubw'impamvu zitandukanye. Muri izo mpamvu zitandukanye hari impamvu ya mbere yayo bwite Yesu ashimwe cyane. Iya kabiri ni wowe bwite kuko nawe ugomba kureba umutima amarira warize ikayahanagura kugira ngo uhinduke kuba umugabo wo kuyihamiriza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye amagambo akomeye cyane ngo kandi muzarya muhage nyuma y'uko burimani Imana idushumbusha icyo gihe none tuzarya duhage. Ubundi waryaga ntuhage ukarya ariko ukumva ntaho byagiye ariko none n'umwe ikirahuri cy'amazi uzayamushira inyota. Yo haleluya. Uzumva unyuzwe. Buriya inzara itandukanye n'umururumba. Umururumba ushobora kubona ibiryo ukagira umururumba wanatangira kubirya ukumva wabiriye ukarura byinshi ariko nanone ntuhage. Ariko inzara yo urarya ugahaga. Ariko umuntu adafite umururumba n'inzara ihari yibagirwa no kurya kandi ibiryo bihari. Icyo gihe uyu muntu aba yarakize igikomere cy'inzara. Yesu ashimwe. Muzarya muhage muhimbaza izina ry'Uwiteka Imana yanyu kuko yabakoreye ibitangaza kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni uko. Nukugira ngo ivure bya bikomere. Iyo ni impamvu ya kabiri. Nukugira ngo ivure ibikomere mu mitima yacu. Reka mbabwire ibanga rikomeye ryo kwizera Imana, ibanga rikomeye ry'umukristo ikidutandukanya n'abandi nuko dufite amahoro, nuko dufite ibyishimo mu mitima. Nubwo twaba tunyura muri ubwo butayu ariko tugenda twemye tuvuga ngo Imana iri kumwe natwe. Icya gatatu muri iri jambo ngo muzamenye yuko ndi mu Bisiraheli kandi yuko nta yindi Mana uretse Uwiteka Imana yanyu ibaho. Haleluya. Icyo gihe uvuga nk'uyu mubyeyi watuyoboye yavugaga neza. Yavuze ati Imana yanjye ndayizi. Iyo ntabwo n'umugabo wo guhamya ibyo ntazi. Iyo ntaza kwibona sinari gutinyuka kuyibabwira.
Imana igomba kuba iyawe bwite. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire, abantu benshi dukunda ko badusengera, kandi kudusengera bifite imbaraga runaka iyo turi muri agreement, iyo tubyumvikanaho. Ariko iyo tutabyumvikanaho, gusa tuje gutega gusa umutwe, iryo sengesho ntirikora. Ariko iyo wisengeye wowe wenyine bwite, ukizera wewe, haleluya, niyo wahishuriwe wewe ubwawe, niwe wahishuriwe, icyo gihe biratandukanye cyane nuko bakubwira ngo ABCD. Haleluya. Rero hari intambwe 3, hari ibihe 3 Imana yemera ko ducamo, ariko ikagendana natwe muri ibyo byose. Rero ngo ntutinye, nzabana nawe, nzabana nawe. Ibyo bihe 3 ni ibihe? Icyambere nuko hari igihe yemera ko ushobora guhomba, yemera ko ushobora kurwara, yemera ko hari amahirwe ashobora kugucika. Irabyemera, irabyemera mama, irabyemera. Kandi kubyemera si ukwikwanga, ahubwo nuko muri target yayo ibigira ngo ikangure attention yawe, kugira ngo ube maso, uyirebe, uvana amaso kubyo utekereza, tuvana amaso kubyo abantu bishingikirizaho, kugira ngo dukebuke tugirebe. Yanu batanga urugero ng'umuntu umwe yari hejuru, noneho hasi hari abantu ashaka kugira ngo agire icyo babwira ntibumve. Abari kurema amafaranga barahuga, baba busy kugira ngo bafate ya mafaranga, ntibigeze bakibwa ngo barebe aho arimo kuva. N'ibindi byinshi, ibyiza byinshi yabaho, abana bagahugira ku bana, yabaha amafaranga bagahugira ku mafaranga. None igeze ngure kuri ikintu kibakoma mu mutwe, barababara. Bakebutse Imana ati nicyo nashakaga. Buriya yemera ko ibyo byose bitubaho. Nyura mu misozi, nyura mu mata, aho hose niko harushu, jansaba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. None se wambwira, ubundi Betaniya nagezeyo ni hafi cyane ni Yerusalemu. Yesu buri gihe niho yariraga. Mu buryo abigishwa be bari barabimenye, bajya guca ku ruhande bagashaka umukiga kugira ngo banyure Betaniya, kuko bari bazi ko Betaniya bagere basanga Marta yatetse. Mu buryo na Yesu yageragayo, serivisi zigahinduka. Mariya akaza akicara hafi bakaganira, bakibukiranye ineza y'ibyo Yesu yakoze. Marta nawe akavuga ati uyu munsi ndateka nte. Marta yarazi guteka. Lazaro nawe yabaga aho ngaho hafi, ariko Lazaro ararwara, araremba, batuma kuri Yesu ngo ukunda ararwaye. Ariko Yesu nawe ahita abaprida, ahita ababwira ngo iyo ndwara arwaye si yo kumwica, ahubwo nugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icubahiro. Barabyumva ariko ntibabimenya. Lazaro arapfa, Lazaro arahambwa umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Bigeze ku munsi wa 4, Yesu abwira abigishwa ngo tujye gukangura inshuti yacu Lazaro. Bakibyumva baravuga bati kana amakuru bari barayumvishe ko yapfuye. Ndaka nkubwire, hari ibyo wamaze gushingura nawe uzi ko byarangiye, ariko Imana siko bimeze, iracyafite gahunda. Yesu ashimwe cyane, iracyafite gahunda. Igihe cyo kubivamo Yesu we ajya avuga ngo witinya, don't worry, ne crains point. Niko yabwiye Yairo ari muri negotiation na Yesu, waje ukagera iwanjye ku mwana wanjye arwaye kandi arembye. Yesu ngo aramwumva, aramwihorera. Hari igihe dusenga akatwihorera, ariko atari uko atatwumvishe. Aramubwira ati noneho mu kanya gato haba hageze
ngo abantu baturutse ku mukuru w'isinagogi baramubwira ngo uracaruhiriza umwigisha iki wa mwana ko yapfuye byarangiye ahubwo ngwino tujye gutegura uko twashingura. Yesu nabyo arabyumva. Haleluya. Vuga ngo nabya bintu byo nungunika nabyo ajya byumva. Ariko noneho afata ijambo aramubwira ngo witinya, izere gusa. Bwira mugenzi wawe mwicaranye mubwira ngo witinya. Ndabizi ko ari byo avugana nawe. Witinya, izere gusa. Imana ishimwe cyane. Kubera iki ibyo byakubayeho nukugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Bimenyekane muri quartier, muri bene wanyu, bimenyekane babandi mwari mumenyeranye nabo babimenye yuko muri we hari Imana. Haleluya. Wa murundi aravuga ngo turafise Imana nguko biri kose kandi iri hehe, iri kumwe na kono kuri. Yo, haleluya. Munyemerera iyo Mana nawe urimo kumva nkuko nanjye tuyikomere mu mashi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu ni ukugira ngo ukitegeko teka. Vuga ngo itegeko teka. Mbere yuko abandi bazabivuga wowe uzaba ubizi neza. Mbere yuko abandi bazahamya cyangwa se bazayifukamira wewe ni wewe wa mbere uri ku mavi urayizi. Ngo icyo gihe bazahamya yuko nta yindi Mana ibaho uretse Imana ya Isirayeli. Ntawe uzakubesha, ntawe uzagushuka. Nubwo yaza yambaye ishusho ya marayika uzamubwira ati no, Imana yanjye ndayizi. Haleluya. Imana nkorera ndayizi, we kuzana amateori n'amateoreme. Oya, Imana yanjye ndayizi. Imana yacu turayizi kandi ntabwo tuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Hariho level utera intambwe ukavuga ati noneho ahangaha ngeze nubwo byaba bitagenda kubera yuko Imana yanjye nizi zakomeza kuyirata. Haleluya. Nibyo Habakuki yavuze aravuga ngo ariko ngo nubwo imitini itatoha bagahingira ubusa imyelayo, inka zigashira, nta kizatuma tutishimana Uwiteka Imana yacu. Iyo nta wayikwambura ibindi byose byagenda, ariko iyo Mana uyifite nta numwe wayikwambura. It is my own God. Yo, haleluya. Ni Imana yanjye. Muvuga ngo bwite. Yesu ashimwe cyane. Imana ntabwo ishaka ko tuyivanga kuko ntivangwa. Ni Imana yacu bwite. Nari mbabwiye Ana umugore mwiza w'igishongore w'inkundwakazi, ariko wirabujwe nuko nta mwana. Yirabuzwa n'amagambo ya mukeba we yahoraga amucumita. Abantu batafite urubyaro murabizi, ababyeyi baraha ngaha barabizi, ababyeyi baraha barabizi, nta gisa no rubyaro, sibyo ra? Umunsi wanjye jewe wo gushimira abashumba, ejo nagize umugisha mbona abakristo bimusanze bagize batya bari nka 20, mbona barinjiye iwanjye, baza bikoreye ingemu, bazanye n'urukundo. Haleluya. Nishimye cyane. Imana ishimwe cyane. Noneho icyo nenda kubabwira nuko Imana ibizi neza. Ana ikibazo yari afite cyari kimwe. Ndibutsa akantu kari kanshitse. Mujya musengera avuga ubutumwa bahagaze ahangaha, hari igihe akantu kagucika. Kuko ibyo tubabwira ntabwo tubabwira ibiri mu bwenge, tubabwira ibiri mu mwuka. Bwana asifiwe sana. Kari kanshitse
ndababwira ati murabizi nigeze kuba mbyaye umwana wanjye w'imfura w'umukobwa, ubu n'umudamu afite nawe urubyaro rwe, afite akambakamba ngira ngo mukunze bitabaho, nza kuzindukanya mu kindi gihugu ahandi mu banyamahanga. Ngezeyo kubera rwa rukumbuzi rwa wa mwana wanjye, nahura n'umugore uhetse, kavuga ati wabanza akamuhagarika akamwaka umwana we, nkamusoma narangiza nkabona kumusubiza. Kandi yiri ingaragu n'urugo babyayemo sinarucagaho, nacaga ku ruhande. Umwana araryoha, sibyo ra? Ana nta mwana rero yari afite. Niba uri ahangaha udafite umwana, rero nkubwire ngo ntuva ahangaha utamujyanye mu izina rya Yesu. Kuko Ana ntiyabwiwe amagambo abiri, Eli gusa yamubwiye ijambo rimwe ngo genda bikubere nk'uko wabyizeye. Nanjye ndakubwiye ngo uyu munsi wa none ntusubireyo, tahana umwana wawe. Yo haleluya. Shobora kuba utari ingumba, ashobora kuba ari akazi, shobora kuba ari amahoro yo mu muryango, shobora kuba ari ugukira, ariko ubyizere urabona igitangaza cyawe. Shuti yawe, reka nkubwire, nubwo byari bimeze bityo, Ana icyo yakoze yakomeje kwizera Imana, yirinda ibimurangaza. Amafaranga umugabo yamuhaga aravuga ati aya ngaya ntacyo amaze. Affection umugabo yamuhaga arabanguye nayo ntacyo imaze, kuko yari mu myaka irimo kuribwa n'inziki, yubura amaso. Haleluya. Abwira Imana ngo Mana, niba ari wewe utanga urubyaro, nuramuka umpaye umwana w'umuhungu. Yasabye bangahe? W'umuhungu wo kugira gute? Wo guha Imana, sibyo ra? Umwe wo guha Imana. Reka mbabaze, ninde muntu muri mwebwe uri mutekereza ati ucyama miliyoni 30 kugira ngo nzitange? Miliyoni 30 umunsi umwe bugaca mu gitondo ziguyeho, nahita nafata package yose nkayizanira pastor iti cya kibanza kiri he? Uratekereza ko uwo muntu wazana miliyoni 30 akazi ya pastor Olivier akamubwira ati hamagara Alex na komite ye tujye kureba cya kibanza, uratekereza ko waviramo aho ngaho? Imana yahita igukubira ako kanya. Haleluya. Mbega Ana ngo nuramuka umpaye umwana w'umuhungu nzamuguha. Bizapfa kumenyekana ko ntari ingumba, nanjye nshobora kubyara. Nanjye inda yanjye atari iyo kurya ahubwo ari iyo kubyara. Ndagira ngo mugire ibyifuzo bingana n'ibyo ngibyo, kandi birashoboka. Birashoboka. Imana irashaka umuntu ufite icyifuzo kimeze nk'icyana wimucishemo ibisubizo. Yo haleluya. Imana irimo irashakisha. Reka nkubwize ukuri, ubwenge bwakubwira ngo ntibishoboka, ariko kwizera kuravuga ngo birashoboka. Hari abagabo b'intwari nk'aba Ana. Yesu ashimwe cyane. Shuti yanjye, ndagira ngo nsoze nkubwira yuko Imana ije kudushumbusha. Ese ufite ikibazo ki? Ufite ikibazo ki? Hari indirimbo barimye ngo Yesu arakora. Nukuri aracyakora. Nubwo utarasubizwa, ariko nagira ngo ngo uyu munsi ntucikwe. Kama sabe tugejuru. Nukuri arakora. Mungu tarasubizwa. Hallelujah. Nukuri arakora. utarasubizwa uza kuko umutima Yesu arakora. Atuye inyuma y'ibihe arutitangirira
itangiriro nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho Yesu arakora n'umukozi w'umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimewe nawe Yesu arakora umukozi w'umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimewe nawe Yesu arakora. Ana yahinduriwe izina. Uwari ingumba yabyaye kangahe? Barindwi. Eli aramusengera abonye yatanze wa wundi gusa umwe. Iryo ni isengesho ridahusha nubwo batagusengera ukazana iyo envelope ukaza ukayibika hano gusa ukigendera. Ndagira ngo ubwire ngo ijuru riba ryabyumvishe. Sinzi Imana irashaka ngo ihabwe icyubahiro. Imana irashaka ngo ikwigaragarize. Imana irashaka ngo itwiyereke. Tugiye rero gusenga. Ese nyuma y'icyo kibazo bizagenda bite? Urabyumva ute? Witeguye iki? Witeguye ute? Hallelujah. Le koria da sala. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu wese ufite ikibazo ntazi we azi. Umuntu wese ufite impamvu muri we imwunamisha ikamubwira ngo ese ibyanjye bizagenda bite. Umuntu wese ushaka kubona Imana ku buryo Imana azanyavuga ngo Imana ni iyanjye bwite yakoze ibitangaza. Umuntu witeguye kwihamiriza zamura ibiganza byawe. Tugiye gusengana nawe kandi wizere nanjye ndabyizeye kuko Imana niyo yadutumye, niyo ibivuga ngo ndaje kugushumbusha kugira ngo nguhoze, kugira ngo nguhumurize. Ndashaka kumva amashimwe yawe. Zamura ijwi ryawe, zamura ijwi uhamagara Imana. Ntiwite kuri mugenzi wawe nta nicyo yagufasha. Ite ku Mana yawe yibwire ngo Mwami ni wowe ntegereje. Haleluya laboshala. Mana y'abantu, Mwami w'abami, cyubahiro cy'amahanga, Mana ya Isiraheli, Mana iri hano, Mana yiteguye gushumbusha, Mana izi uburemere, Mana izi imvune abana bawe bafite. Mana ni wowe ubizi neza. Uri Imana ikiza, uri Imana ibohora, uri Imana itanga, uri Imana ihindura ibihe, uri Imana itabara, uri Imana yitamurura ikigaragaza. Laisse les gros baya baba kontelebra. Mwami Imana reka ikiganza cyawe kigira neza gikore ku bana bawe. Uriya mwana orga tumushize mu biganza byawe n'izina rya Yesu. Wambaraga miwere kura leshala. Mwami ikiganza cyawe kigera hose. Imbaraga z'umwijima nizirekure. Ndakwirukana n'izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu n'ikiganza cyawe imutwikire. Mana ubudahangarwa ndabwubaka kuri we. Turagushimiye ibyo wakoze. Wumvishe gusenga, wamuhaye gutsinda. Uri uwo kwizerwa. Imbaraga z'umwijima zarwanyaga uyu mubyeyi zikurwaho mu izina rya Yesu. Mana gira neza abana bawe, gira neza abakozi bawe. Ikiganza kigira neza. Aho wanyuraga hose wagiraga neza mu izina rya Yesu. Abarwayi bakire, ingumba ziryare, abashomeri babona imirimo mu izina rya Yesu. Abaremerewe bagira umudendezo. La shaladra. Abari bakikamiwe birukana umwuka w'akagungu, birukana umwuka w'ubusukira, birukana umwuka w'inzige
nirukana umwuka w'uburima mu izina rya Yesu. Mwami, iki ni igihe cyawe, gira neza abana bawe, rambura ikiganza cyawe ubohore, ugire neza abana bawe mu izina ryawe Yesu. Mwami, twizeye ineza, twizeye ibitangaza, twizeye ineza yawe. Ola boshakata, ongera uzamura ikiganza cyawe, subira muri risengesho, vuga ngo Mwami Imana, ibyanjye urabizi, ni wowe gisubizo cyanjye, ni wowe gukira kwanjye, ni wowe mugisha wanjye. Imiryango yari ikiza imbere yanjye, Mwami, ijambo ryawe ndaryakiriye, ijambo ryawe ni urufunguzo. Ndakingura imiryango yawe, umuryango we kinguka, yewe ndwara we sohoka mu izina rya Yesu. Yewe ubushomeri we ukuweho mu izina rya Yesu. Mana, ndafata urufunguzo rwa Dawidi, ninjira aho wanteguriye, ndasarura mu murima wanjye mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami w'abantu, urakoze kuri Imana ishobora byose, urakoze Mwami. Niteguye kugushima, niteguye kuguhamya, niteguye kugusingiza, zakwirata hose mu izina rya Yesu. Nyemerera wowe wizeranye nanjye, dukomere Imana yacu amashyi, tuyivugirize impundu. Urakwiriye. Haleluya, 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 Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. yes, haleluya, Hallelujah. yego, haleluya, Hallelujah. yes, haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. yego, haleluya. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Urabyakiriye. Urakoze Mwami, Urakoze Yesu. urakoze Yesu, Urakoze Yesu. mu izina rya Yesu. Amen. Twese tuvuge ngo amen, Amen. 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 Murakoze cyane. Niba utarakira Yesu, nakubwira iki? Intambwe ya mbere na mbere ni ukwakira Yesu Kristo, kuko iyo umufite nawe ubwawe urabyumva. Hallelujah. Niyo utebye, niyo usitaye, uramubwira ati Yesu, muzabyumve. N'abatamuzi bajya bapfa kumuvuga batamuzi, ariko baba bamuzi. Niba ushaka kwakira Yesu mu buzima bwawe, nshuti yanjye, wowe turi kumwe aha ngaha, Yesu aragushaka. Ubuzima bwawe yazinduwe nabwo uyu munsi, arashaka kugira ngo abuhembure. We kumera, we gutinya, kuko aba bose nta wagukora icyo Yesu yagukorera. Yesu aragushaka kugira ngo akugire neza. Niba uhari, zamura ikiganza cyawe. Niba uhari, zamura ikiganza cyawe. Ndategereje cyane, nihanganye. Niba ari nta gihari kuri jyewe, nzaba narangije umurimo wanjye. Haleluya. Kuko nagiye mbona kenshi abantu batubwira ati wa musina naje gukizwa, ntimwaha. Buriya hari abakizwa tutarabwiriza, hari ababa bazinduwe n'iyo mpamvu. Nigeze gusanga umuntu ku muryango saa moya, ndakingura, arankurikira muri ofisi ngo nkingure, arinjira muri ofisi ahita apfukama ati niki, ndashaka gukizwa mbere yuko duterana. Imana yabaga yarayimuganirije. Nawe we gusubirayo, niba uhari, Imana ibahe umugisha. Umugisha w'Imana ubane namwe. Murakoze. Icyambere nagwijibeshya oya, icya kabiri gira imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo, irikurikirana imyaka ibihumbi. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Mana yacu niyo kwizerwa. Yesu arakora kandi aracyakora. Imana ishimwe. Biramugeze ngo umunsi ntusanzwe. Aya magambo nitwe tuyamenyereye. Aya magambo nuva ari mashya amatwi yanjye. Imana ishimwe cyane. Ariko yabaye mashya n'ibishya bigiye kuremwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Dushimire umukozi w'Imana Pastor Jerome
Imana igumugisha cyane. Pastor Esther, Imana igumugisha. Papa Nakle, Imana ibahumugisha cyane. Mwatera umugisha ndasubirwaho. Imana ibahumugisha. Ariko naze numva Pastor Esther akine ugaruka hano. Pastor Esther akine ugaruka hano. Akine ugaruka hano. Imana ishimwe cyane. Abakobwa b'Isiyoni nta kintu mwumva. Ngo nta kintu mwumvamo. Nta kintu mwumvamo. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Azagira gute? Asagaruke. Basi Imana ibamugisha cyane. Mushimbe Imana ibamugisha, twabishimiye. Turabakunda murabizi ntitubisubiremo kenshi, ariko n'umugisha ukomeye kandi ijambo mwavuze n'ubuhanuzi ku bantu bari hano. Bidatinze tuzatanga ubuhamya. Imana ishimwe cyane. Tujye gusenga Imana dusoza. Yesu abagirire neza. Uwiteka Imana yacu yo mu ijuru, warakoze Mwami. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe, uvuganye natwe ibidasanzwe, waremye ibidasanzwe, wateye imbuto Mwami. Ndasenze Mwuka wawe ukomeze uyuhire. Ntago ari amatangazo, ahubwo watanze ubuzima. Ntago Mwami no kumenyesha amakuru gusa, ahubwo waremye ibitangaza. Twese turavuze ngo wakoze Mwami. Wakoze Mwami. Dusinye Pastor Jerome mu izina rya Yesu na Pastor Esther Mwami, mu muryango wawe ukomeze ubaha umugisha. Murakoze kubagurura imbibi Mwami, ukaba inshingano zikomeye Mwami zo kuba umwanditsi mukuru, umunyamabanga mukuru Mwami. Muno murimo dusenze amavuta ava ku Mana isumba byose abe kuri bo. Wakoresheje utwari imusanze Mwami, none uyu munsi ubahaye igihugu cyose Mwami, ubahaye authentique yose. Turabasengeye Mwami mu mwuka wo gusurirwa, imbaraga zivuye kuba kureba ibitari bishwe amaso y'abantu Mwami, biyo ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Ntabe bo bonyine na komite bazakorana n'umuryango wabo, abana babo n'abuzukuru n'abakwe Mwami n'abakazana, mu izina rya Yesu uzabagirire neza. Babona ubwiza buvuye ku Mana isumba byose Mwami. Papa Nakle wakoze n'umurimo Mwami ukogeza hano, nanubure kumuha umugisha kugira ngo asarure mu mbuto nziza yabibye muno murimo wawe Mwami. Urakoze cyane ku bwabo. Sengera abantu bose bateranye, sengera Mwami wakoze mu mifuka yabo Mwami, bagashyira itafari ku murimo wawe. Barakorera abantu Mwami umurimo rusange, nabo abo bose uzabahindukira umugisha ku buzima bwabo, kugira ngo imirimo ukora ibyara imbuto kandi zibihamya, kugira ngo udafite kwizera wabuze ibyiringiro abihabwe mu izina rya Yesu. Kino cyumweru aho uretse zerekeza ndahasengeye, ibiganza ndabisengeye, ibirenge ndabisengeye, aho amasaza areba ndahasengeye. Hazabaho umugisha mu izina rya Yesu. Uzabagirire neza umucyo wabarasire, kugira ngo ushimire utuye mu bana bawe mu izina rya Kristo. Twese hamwe tuvuge amen. Amashyi ku Mana yacu mu izina rya Yesu. Amen.